umukire uri hano yihumuriza ku bapagasi be buri munsi kugira ngo mve impumuro yabo, yakumva impumuro atayikunze akaba yahita amwirukanya muri ako kanya nta n'ikindi kintu bigeze baganira. Gusa igitangaje umukire ubona nta kibazo afite ariko akeneye ubufasha kugira ngo abashe kuzamuka amasikariye. Byateye impungenge Jack arabikeka, arebye ahantu umukire ari asanga n'ubundi hakozwe n'ibirahure, atekereza uburyo yazamwica, akareba uburyo yamanuka amapfa, uburyo yapfamo, akabibona akagenda bikurura, akavuga ati boss we aba yibaza nimba ari n'umuntu. Iryo joro umusore yagumye no mu kazi ari gupima ibiro bishobora kujya kuri kiriya kintu bigatuma yagwa cyangwa akaba yamanuka. Boss we yaje kumusanga ari kubikora, amuza amuturutse inyuma, atangira kubihisha avuga ati ndi gukora akagemu gatoya kugira ngo ndebe ko ari ikintu nazakora muri aka kagemu. Ku buryo butunguranye na boss yarabyishimiye, arangije aramubwira ati bisoza ijoro ryose uze kubikora. Umunsi ukurikiyeho boss we yamutumye kugira ngo aze kureba, aravuga ati iyo ni project nshyashya tuzakora ya company yacu. Atangiye no kumwishimira, atangiye no kumwizera, mu ikizere kimwe kinini cyane, aza no kumubwira ko aza kumusohokana. Bidatinze baje gusohokana bazana muri club, abanza munyuze mu kumba gato amuga ati kuramo imyenda uhindure naga ibyo byenda by'incabere bajya bijyana ahantu ngaha. Bamukubita gakote gasa neza, ahita aza rwose ari gushashagirana, amuzana ngaha gato n'abagore bwose ubona hano wakwitwaramo ushaka, bose nabawe. Ati nyine wumve ko wisanzuye hano ni iwanyu, ni mu rugo iwawe, nta kintu na kimwe kiribuze kugucanga hakunino. Kugira ngo nyine wiyumva ameze neza yese kwiyakira akarahure k'icyo kunywa, araho ngaho hari umugore w'umublondi wari uhicaye, yarangije aramuhamagara aje kumureba, agati ninjye ushaka. Araza aramwegera, batangira gusa bacatamo gake gake, ubona ko umukobwa nyine ahamenyereye. Jack ajya amubaza usanzwe hano? Tayari boss yese aza kubavangira, akiri kubavangira Jack abona ko boss ashobora ko yamukunze, aravuga ati kambe mbaretse ndeke kubavangira kamara njye mu bwiherero. Ahita agenda mu minota mike, agarutse asanga wa mugore w'umublondi yagiye, asigaye boss wenyine wicaye. Atangira kumubwira ati hari ibyo nshaka kuri buze kumfasha mu kubiderivaringa kandi ntabwo ari kubyanga. Icyari kidasanzwe ntabwo byari ibintu, ahubwo yari umuntu. Yese abaza boss we ushaka kugira ngo nderivaringe umuntu, ibintu ntabwo byemewe, ntabwo twapfa kubikora. Boss yaramwihoreye, arangije akomeza umuntu agenda asakuza mu modoka. Boss wageze aho ngaho arahagarara, asanga ari checkpoint y'abapolisi. Umutima utangira kumusimbuka avuga ati niba rero mu gikapu bakaza gusangamo umuntu biragenda biti. Bagize Imana banyuraho ntihagira ubahagarika. Boss wese aza kuri station kugira ngo ashyiremo ka essence ajyamo imbere kugira ngo yishyure. Umusore wese agenda guhamburira umukobwa w'umublondi, wa mukobwa w'umublondi n'undi bazanye niwe bari bashimuse, ahita amusohoramo. Umukobwa ahita yirukanka, atangira kumushimira mu kirimi cy'iwabo, ahita amushimira ibyamubwiye. Frank asigara aho ngaho. Gusa mbere ko agenda ijambo yamubwiye, ubwo nyine ahita agenda, ahita amubura. Boss yahise agaruka, yarazi neza ibyo umusore Jack yakoze, amubwira ko ashaka gusuzuma nimba uyu musore ari umwizerwa, ariko asanze ikizamini nyine agitsinzwe akishe. Ahita amusiga aho ngaho arigendera, asigara aho ngaho rwose yamanjiriwe. Arangije ntiyabyitaho cyane, aza kwibuka ko hari imyenda yataye muri club, aravuga ati imyenda yanjye ngomba gusura nkajya kuyizana. Ageze handi muri ya club ayikingura umuryango, aho yibukaga nkaho hari ibirori, yasanze hari ibiro byaje bikahita bihasimbura mu kanya gato cyane. Atangiye kwibaza boss wanjye ni muntu ki, akora ibiki. Kugira ngo abimenye yifashishije indi projet ya game, amutira telefone yamushyiramo antivirus. Arangije akajya areba nimero zidatekanye ziba zamuhamagaye, agatangira kuzikura, agatangira kubimenya, amenya aho hantu uwo muntu ugeze kuvugana ari. Aza ngo kugira ngo arebe ni mu iduka ryari rimeze nkaho rikuzemo ukuntu. Araza avuga ati niwe boss wahangaha. Uwo muntu wari uhari yese ashyiraho ibintu by'umutekano bitabimanuka, atangira gupanika. Umusaza w'ahangaha ati wambabariye ukambabarira wa musaza kuko nta kintu naje gukora hano, nagenda none anga nahita amava. Umusaza akomeza amusaba imbabazi, gusa Jack yameze nk'abyumvishe nabi. Umusaza ati ngewe ntago ndi kugira ngo ngubabaze, ahubwo yese azana blueprint, atangira kugira ibintu amusobanurira. Amuga ati imyaka ishize ati hari umugore wanzaniye blueprint, iyo blueprint narayikurikije nkoramo akantu kameze nk'akazahabu rwose gatoya cyane, ndangije nkajya ngenda bigira gutya, kaza kansinyira handitseho ngo niki. Ariko buri gihe buri kwezi hazaga undi mugore azanye kugira ngo mukorera kandi kantu k'akazahabu, ngakomeza mbikora gutyo, ngakomeza none mbona izina risinyeho ni ryarindi rimwe. Ngamaze kubona udupesi 116 ngo yaje kugira aho ngaho mu myaka 3 nyine birumvikana yaje kubaka Golden Skeleton. Bakibimubwira Jack yahise ikintu yibutse, yibuka ko boss we kugira ngo azamuka hana bari bisaba kugira ngo amutware, kandi ubona ko rwose akandagira ukumva ibintu biri kuvuga nkaho ari ibintu biri kugenda bidondaho. Nibwo yaje kuvuga ko Golden Skeleton ishobora kuba iri mu mubiri wa boss we. Jack yahise avuga ngo reka agende ajye no kubwira bamwe mu bakozi bakorana. Gusa ku kanya abantu bambaye mask bahise baza bakubita Jack mushyira ku butaka, batangira kwangiza ahantu hose bakuramo n'imikufe n'iki byose. Muze yahise gufatira imbunda arabatesha bose, yahise aza kureba Jack aramubwira ati irukanka, bano bantu bashobora kuba ari Nick wabohereje kugira ngo bagucece
kwicecekesha. Yahise yihuta ahita avuga ati reka njye kuri company. Yaje agufitiye urunyundo ruremereye, aza ari iruhande rwa boss we, aza ari kumureba atangira kumubwira ati boss ngize ukuri, yanga kumwumva, akomeza ari kumenagura ikirahure, birakomeza bigenda bimusanganira. Akajya amubaza ati boss witwa Nick, amazina yawe nyakuri ni Nick, nawe ufite ya zahabu mu kaguru. Ikirahure cyagezeho kinanirwa kwihanganira ibiro bya boss we, cyita kimanuka, boss amanukamo hasi hari cyamukase. Sasa mbere yo gato yuko muzehe apfa, umusore yabanje kuza muri company, azasanga rwose muzehe ahari ahagaze bimeze nkaho yarabategereje bomba ari babiri. Igihe kinini akajya abwira umusore, akamubwira ati uruzi ko ashobora kwandika amagambo 57 mu munota. Muzehe akajya amubwira ati yankoreye cyane, ankorera igihe kinini. Yahise yoza aka gakobwa muri basement kugira ngo aze kumureba, bidatinze cyane yahise amanuka akiri no kwandika, aba amugezeho kuko umuryango wari ukinguye, yamugezeho mu buryo bworoshye, naho abandi bari bakiri hano bari kurebana rwose yinguye. Sasa muzehe yararaha n'umusore nawe araho hasi. Umusore yari yagiye kukuzanira inyundo ayikoreye ku rutugu, aje kugira ngo arebe ko ari ikintu yakora. Yahise agufatira inyundo nk'uko twabibonye, ahita amenagura bya birahure. Ubwo ibirahure ibiro bye ntago byari bikibashije kubifata, yahise amanukamo hasi. N'agakobwa rero bamaze kukabohoza, amaze kukaza naho bari kari muri basement. Ubwo na muzehe nawe n'akaguru ke karimo zahabu yahise amanuka aho hasi. Nyuma yo kuvuga ati ntago uri intwari, amaze kugwa sinyina yakometse bikomeye cyane. Ibya muzengo bisa nkaho byari byarangira kuko amaraso yari yuzuye kuri sima hose n'ahandi hose. Ariko ngicyo gihe nubwo byagenze bityo, basize bazi ko bamwishe, gusa ngo umusaza ntago yari yapfuye kuko kandi hano yongeye kugaragara. Byagaragaye nkaho muzehe atigeze apfa, ahubwo hari aho yaburiye. Bidatinze umusore yabaye umuyobozi mushyashya w'iyi company. Ubwo umusore akazi yari afite muri company ko kuba nyine wa muntu umeze nk'agira inama consultant, ko nyine ko kuba umujyanama wa company. Yakavuyemo ntiyakigarura company gusa n'abakozi, yongeye asa nk'ubafata neza. Yaje no kubidevelopa, aza kubikoramo akagemo, aho umwana yaje kugafata gakuye muri firigo aza kugakina. Biza kurangira n'ubundi abonyemo ya golden toy, ari we nyine nawe wari nyira icyo gihe. Gusa iyi nkuru irangirira ahangaha. Gusa icyo tutazi ntabwo tuzi ukuntu muzengo yarokotse. Icyo tuzi nuko bamwambuye yazabu gusa ibindi nibiza nabyo tuzabimenya. We cyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi ukajya ubibona ku bwinshi bimeze neza.